Okay, reka nizere ko umeze neza. Amazina yaje nk'ibisanzwe ni Tushime Jean Bamuru. Iyi ngiyi ni Yego Talent Rwanda TV show igamije kugenda itugezaho imyidagaduro itandukanye dukorera mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Gasabo, Maison de Jeune Kabuga cyangwa se Yego Center Kabuga. Iherereye hano ku muhanda uzamuka ujya Rusororo ruguru ya gare. Uhageze ibintu bigenda neza cyane, ukabaza ati Yego Talent Rwanda baheye cyangwa se uhita ubona aho dukorera. By'umwihariko tubafite project nshyashya Indeni impano cya igamije kugenda ibereka impano nshyashya. Uyu munsi wa none reka dushimire abantu bakora cyangwa se batwereka ko turi kumwe, bakora subscribe ndetse bagakora share na comment, bakatwereka ko bitaye ku bintu dukora. Ikindi wowe utarakora subscribe ihangane ugikore kugira ngo ugenda ubona inkuru zacu. Aha, ikibazo nari ndimo nkubwira ugiye kukubaza, ugiye kutubwira ese Banyarwanda ikintu ari budusubize mu nzo tugitega amatwi. Mbona cyema icyo kibazo. Ari tuvuga ngo miliyoni 10 ziri hano, sibyo? Umukunzi wawe hano. Miliyoni 10 ziri hano, umukunzi wawe ari hano, n'impano yawe hano. Ni iki kintu ugiye kubaranse? Ari miliyoni 10 y'urukundo nyakuri wahitamira. Cyo machatse kuvuga ni relationship iseriye ya y'ibintu by'urukundo. Okay, hari miliyoni 10, umukunzi nyakuri, hari na gift. Ushaka mitemo cyane. Hari ni impano. Nyine impano yawe bwite wowe ugiye. Sibyo ukagira talent. Sibyo ukagira n'urukundo. Kibyo bigoyemo. Oya, hitamo. Bitewe. Ngiye kubitandukanya. So first of all, guhitamo nshaka kugikoresha iki? Icyo ushaka kugura. Wahitamo icyo kugura. Nahitamo my parent. Amafaranga. Miliyoni 10. Imana yanjye yaziza. Ariko nyine bisa neza miliyoni 10 Imana ikabaho no gukunzi. Izo miliyoni 10 cyane kwezi zamara. Turebe no. Ari miliyoni 10 n'impano yawe nanjye ndi. Encore urizanya. Ari miliyoni 10 Nanjye ni Imana yanjye. None se izo miliyoni 10 hano naje ndisa. akoze. Ntabwo ngo babishyize hariya. Nyine naje ndisa. Tabi kushyira muri roji. Naje nsanga. Banyarwanda reka mbashimire. Reka mbashimire kuba twagiye tubana ibihe agiranye ibihe byiza, mwagiye mwumva kenshi ko twiteguye kandi tugomba kugenda tugezaho byinshi cyane tufite entertainment murashobora shiwe kuri subscribe share comment ndetse n'ibindi. Okay, reka utangire wibwira Abanyarwanda amazina ko ya. Musanzwe nitwa Kevin. Abantu benshi babanze ku izina rya Sine. Okay, umwiza kugibagiwe. Umwiza Sine. Bamwe bajyaga bavuga Sine, bavuga ngo Sine ngo ibiki niki, ariko Sine ni uyunguyu utwicaye imbere, ni uyunguyu tugiye kubana mu gihe kitari kinini. Icyo mbakumbuza nuko mugomba gukora subscribe share comment kugira ngo tuzajye tureba ibiganiro bye cyangwa se tumurebe bihagije. Umunsi wa none turaza kubaha akantu gatoya, hanyuma nyuma nitubona mwamaze kugwera nk'Abanyarwandakazi, nk'Abanyarwanda, nk'abana n'abapapa n'abamama, hanyuma tujye tumubahereza cyane. Sine, ubundi uri mu ntoki? Sine ni umukobwa uri hambo. Yego. Okay, ukunda nanjye urankunda. Bibwira Abanyarwanda neza ariko. Nawe
navuze ngo mu gihe uri umuntu nawe ukuri muri abo bantu ukunda. Oya by'umwihariko nyine. Ibi ni by'umwihariko uri kuvuga I don't know. Kandi wari umaze kubivuga. Oya warambwiye ngo ni kukubwira. Murabivuze. Ako kantu gasubiremo. Akaye. Ngo ukore iki? Nkunda abantu. Hanyuma njyewe. As long as uri umuntu nyine nawe ndagukunda. Vuga ijambo reka vuga ngo as long as ndi umuntu. Okay, reka twikomereze. Niki utuzaniye hano kuri social media nkuko tubibona tukumurikiye abanyarwanda rushyashya cyangwa se nibwo bwa mbere agiye kukubona hano. Niki utuzaniye kuri no mihanda? Ikintu byambazaniye ni ibintu bijyanye no muri entertainment. Amakuru agezweho muri entertainment, uko biri kugenda muri entertainment, ndetse n'uko tubyitega muri entertainment. Aha, hagati aho ngaho se ubundi uyu munsi wa none ubona gute urubyiruko ku bijyanye na social media? Benshi bavuga ko hari abantu bakoresha social media bidakwiye cyangwa se uburyo bidakoreshwa. Ubibona gute mu rubyiruko na social media? Tubwire. Sinahakana ko hari abantu benshi bavuga ko urubyiruko nyine rukoresha social media. Reka nizere ko ikibazo ngiye kukubaza byibuza uraza kukisubiza kandi neza. Ubundi umusanzwe muri ino mihanda cyangwa se muri ino industry entertainment uyibona gute cyangwa se wowe ku bwawe imyidagaduro y'iyi minsi uyibona hari uburyo ibyazwa umusaruro neza cyangwa basigaye bayiprofitiramo ugasanga imyidagaduro ibaye igicumbi cyo guta umuco? Mbona imyidagaduro rero ntabwo ari itwara tuguce cyane iki. Imyidagaduro irakoreshwa neza cyane yuko muri iyi generasiyo turimo abana benshi barabyitabiriye. Entertaining ni ikintu biyumvamo cyane kuko ubundi kera wasangaga umubyeyi umwana amubwira ngo ngiye ngo wenda ngo mu kirori runaka akavuga ngo oya, ariko ubu ngubu byo birazwi. Entertainment ishya bakayijyamo. Imyidagaduro nayo abana bayijyamo n'ibintu byinshi. Most of the time abana bigiramo ibintu byinshi, babona bagenzi babo kuba batitwararika uburyo babana na sosiyete irimo ifasha abantu benshi mu bintu byinshi. Urakoze cyane. Hari uburyo rero abantu bajya babyaza umusaruro ariko twebwe nk'abantu bo hanze ntitubimenye, ugasanga bari entertaininze ariko bakabicisha mu buryo bashwana baharirana. Biriya bintu nkubaza akantu nawe niba ari kubitekereza, ese baba babyikoreshwa cyangwa hari biba biriyo? Wowe ubibona gute? Ndavuze ngo hari uburyo entertaining ariko bakabicisha mu gushwana. Ese iyo twe turi hanze tubibonamo nyine nk'ibintu by'amatiku n'iki? Ese byaba ari uburyo byo kubyaza cyangwa se uburyo bwo kubyaza umusaruro social media? Niba ari umushyashya cyawe neza ushobora kuvuga ku bintu bijyanye na prank, right? Uzi ubwenge niyo mpamvu uri hano. Biriya bintu byo gukora amaprank ukuntu ugenda utekereza definitely barabyikoresha kuko ni ibintu biba byapanzwe side imwe ibizi indi itabizi. So biriya bifasha ko umuntu nyine mu gihe utabizi bakagukorera utabizi bigufasha kuba nyine wagira reaction irinde y'ukuri. Numva hama bikaba byafasha natwe turi kureba izo videos zabo entertaining. Of course niyo umuntu abaze ngo kamukore prank like ndamuru kure prank ansangane with other guy nde ukunamera. Now of course muri career yo kureba ngo araza kumera gute. Ibyo nabyo bifasha kuba umuntu yabyaza umusaruro. The more babireba the more uba popular bagakunda ibintu byawe n'ibyo bagezaho. Yego. Iyo prank iri ku ruhande ariko hari uburyo hano kuri social media usanga abantu bari gutukana bagira gute nyine bakajya bahanahana amagambo ku ma account yabo, ugasanga nyine ni ibintu twebwe turaho turi mu kirere, ugasanga turuvuga ngo runaka na yangana na runaka ariko mu by'ukuri wenda
ari business wowe icyo kintu ugitekereza gute? ukuntu mbitekereza of course aba ari business ari business kubera ko ndakeka like n'abantu baba bakora umwuga umwe nta mpamvu baba bafite gukorana akavuga ati niba we hano bitagenda uku you have to do this. iyo aba ari business kugira ngo burya abenshi bakunze kuvuga ngo amategeko abiri yo kwiyica but ntabwo ari iyo ngingo ngiye kuvugaho bivuga kuri iyo ngingo yo kugira ngo habe impande ebyiri ziba zihanganye ufite uruhande ubogamiye ufite ubogana bikadufasha ko tuguma turi active nyine tuguma tumeze naho there is something dushaka kugeraho kugira ngo tubiyemereho. Yego. biriya byo ni ibintu bisanzwe ku bantu. Okay, none reka twigarukire tujye inyuma noneho tubwire Sine aho kuvugira aseka neza ako nkatayemo ndamaze ubundi ubusanzwe ufite Imana. ubusanzwe rero turi Imana nyinshi nanjye ubwanjye yinjira gutrasifayinga Imana ugira but hariyo kwitera kurenza izindi ariyo yo kuririmba. Okay. Abanyarwandakazi abanyarwanda dutemu akanya gatoya. Indirimbo nkunda y'umuhanzikazi nawe nkunda of course yitwa Basala. Mukunda kundusha? ni favorite artist wanjye. Okay, so yitwa Basala by Izuba Lay. Hope ko abantu benshi baranayikora. Ikaba ari imbere ho gato. kubanza kugororeshwa. Okay. ndibaza nkanjye uri imbere yawe nubwo batari kundeba amarangamutima pe abantu bari kureba iyi video mwa basore mwe ndabiyamye bashaka kumva ijwi bagahita basara nk'uko indirimbo ivuga basara. Ariko by the way courage wana. Noneho reka nigarukire ngiye kukubaza ubundi akenshi turimo tugenda wena tugana ku musozo ko twabwiye abanyarwanda ko tubahe short interview and then after tukazabaha full, ariko bamaze gukora subscribe batweretse ko bari kumwe natwe bakatubwira uburyo bakubonye nka new content creator ugomba kujya dutugezaho ibiganiro byo kuri no mihanda cyangwa se entertainment. Ubundi bajya bavuga ubundi bajya hari uburyo relationship y'iyi minsi tuyibona itakiramba, ubona ari iyihe mpamvu? Relationship itakiramba yego. Urimo yambaza impamvu itakiramba? Yego, wowe ubibona ni ukubera iki? Okay, I'm too young for that. Are you young? How old are you? Kuri iyo ngingo ntabwo nzi byinshi bigiye kure, but ndasubiza ngiye mu buryo mbibonamo. Impamvu relationship iri na minsi itakiramba cyangwa itakimara igihe kinini, I think ni uko akenshi abantu tujya mu rukundo nabo ntabwo niba abantu buri wese afite icyo ashaka, ntabwo tuba dufite purpose zimwe cyangwa intumbero zimwe, so bigatuma niba njyewe na Damu turi mu rukundo like njye ndashaka to build a family, ariko Damu urashaka just entertaining. Kandi koko nibyo koko bete so bikazatuma yuko turakundana at first days, gusa uko iminsi igenda itambuka niko tubona intumbero zitari zimwe bigatuma umubano utagenda neza. Yego. Iyindi mpamvu ikaba yuko ari I think ni imyumvire y'abantu bamwe na bamwe. Yego. Kuko hari story nigeze kumva y'umushuti wanjye yarambwiye ngo hari
abatipe batandukanye just because niko bari bamaranye igihe kirekire uvuga ati we are tired of this kugira ngo relationship imare igihe urumva rero akenshi izi nkundo tuzijyamo tutabyiteguye cyangwa tutari aware of it tutazi ibyo tugiye kujyamo bigatuma nyine tugendera mu by'ako kanya ariko ntiturebe ibiri imbere y'ibyo turi kureba right now. I think that the reason. Okay. Ese hagati aho ngaho hari uburyo bajya bavuga ngo umukobwa avuka hari inzozi afite z'umusore bazabana, wowe ibyo bintu byakubayeho cyangwa utandukanye n'abandi bakobwa? Sinabwo natandukanye n'abandi bakobwa cyangwa ngo meze nkawe kuri iyo ngingo ariko inzozi z'umuhungu z'abana nawe of course umukobwa arabivukana but right now I can't tell you ngo hari w'inzozi zanjye ubwo ntago nazamo nagira kurota wita you nzakubwira nagira kurota uri w'inzozi. Yes we. Okay. No hari ikintu abantu bajya bibaza bakibaza ngo umukobwa iyo yifataga agashushanyisha inyumbonera y'umuntu yifuza kuzagira cyangwa se kuba azamuhera umugabo, nyamara ugasanga yamushushanyije amushyiraho ibintu bigoranye mu gihe cye n'imyaka ye na papa atarabifite, ariko umukobwa akumva ko niba agejeje 25 agomba gushaka umusore wize wafite akazi wubatse ufite amafaranga, nyamara mu by'ukuri wenda bakavuga ngo papa we no mu myaka y'uwo musore papa we nta n'ikintu na kimwe yari afite, urumva, ariko umukobwa wakifuza ko kuri iyo myaka y'uwo musore ngo agomba kuba afite ibyo bintu, ugasanga bamwe bagiye barejectinga ama relationship atandukanye bakaba approachinga wapi bifuza ko hari abafite amafaranga, noneho ugahindukira ugasanga n'umukobwa ntayo aba afite. Kuki icyo kibazo mukigira? Impamvu y'icyo kibazo nari kugaranyije njyewe nkabwira kuri side nyine mbona hano hanze cyane impamvu umukobwa ashaka gukundana n'umuntu ufite amafaranga. Ubu ngubu turi na 26, icyo gihe twari muri za 90, 80. Icyo gihe I think ko nta bino bintu bya skin care byabagaho ngo amarashes, ama makeup, inzara, things like that ntabwo byabagaho. So impamvu mwe yamwemereye ni uko ntabwo we ibyo yari abigomba, gusa turabizi ko these days iyi minsi bivuga ko umukobwa usa neza cyangwa umukobwa uri representable agomba kuba afite amarashes, makeup nyine agaragara ku buryo ubona ati wow. Ibyo rero akenshi aba ari responsibilities z'umuntu ukundana. Nakubwira rero ngo nakundana n'umuhungu utayafite kandi ibyo bintu by'urukundo mwa basore mwe murabyumva uko wabiduhije ukaba ubivuze. Ngubwo ntabwo mvuze ngo arahari, navuze ngo ntabwo nabikora kubera ko ubundi bavuga ko umuntu utagize ikintu afite nta n'icyo akugezaho. Ako kantu barakumvishe gasubiremo. Udafite navuze ngo umuntu utagize icyo afite nta n'icyo akugezaho, nta n'icyo akugezaho. Ubwo rero mana yasha ababyeyi baracyafite kwigisha, niba wifuza ufite nawe ugomba kuba ufite kugira ngo mwese mugire icyo mugezanyaho. Iyo niyo deba, niyo nuza ihari, mwifuza ko mushaka ufite mwe mudafite, sibyo? Ntawe ntunze urutoki ariko ntabwo twifuza niwe mushaka, niko mugomba kugenda. Ukiri muto wumvaga uzaba iki? Nkiri muto numvaga nzaba Miss Rwanda. Iyo Miss Rwanda ngomba kuzashaka uburyo nyoganizinga ukajyamo basi ukumva nyine ukagera ku nzozi zawe uzi ubwenge. None niki kintu wigeze ukora kiri funny ukiri mutoya? Ikintu nigeze nkora kiri funny nigeze kujya kwa oncle wanjye, hanyuma icyo gihe ntabwo nari nasabye uruhushya, kuko navuye ku ishuri mutangatira ko hari hafi y'ikigo nigagaho. Hama oncle ambajije ngo none se mama mubwiye ko uje hano? Ndavuga ngo iyi nayo mubwiye ko mama ntabyo nari namubwiye. I think that's it. Ukiri muri high school
nakaye kantu kigeze kagora urabona hari uburyo nk'abatipe bakunda kwa approachinga abakobwa cyangwa baby bashyashya baje wowe wabaye wumvishije umeze ute umusore wa mbere aje kwa approachinga ikigera secondaire ntuze kumbere nigera secondaire umusore wa mbere aza kujya approachinga niga sinya wani n'ababeshye numvaga ari umusazi basazi mwa numvaga basazi koko ibyo ntabwo nabitekereza uyu munsi wa none muhuye se niko waba ukibibona umunsi wa none okay so ni icyo ugeze ukorera umubyeyi nawe ubwaho ukumva ukwiriye guhanwa ngiye guhanwa kumva ntiyakubabarira papa cyangwa umumama uyu bose tugeze ku kago aha noneho tugenda dusoza agira ikintu ubwira abanyarwanda one more thing nabwira ni nakoze kubana natwe turabakunda and tubabikiye byinshi mukande subscribe mu bundi mujye mudukurikirana tubageze amakuru meza cyane bakande subscribe kuki Yego Talent Rwanda Yego Talent Rwanda TV show kuri social media zose zitandukanye yeah murakoze